Kuwa kane ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 u Rwanda rwagaragarije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kwakwiye kubaho ubufatanye buhuriweho mu kurwanya umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi wa FDLR ukomeje kuyogoza akarere. Umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ambassadeur Robert Kayinamura yabigarutseho mu kanama k'umutekano ka Loni ubwo habaga ibiganiro ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize imyaka irenga 20 aka kanama gashinzwe umutekano ka Loni kemeje imyanzuro irenga 20 isaba ko umutwe wa FDLR urandurwa burundu, nyamara ntabwo birakorwa. Ambassadeur Kayinamura yagaragarije aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ko kuba FDLR ikomeje ahubwo gukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bibangamira umutekano w'akarere kose. Yagaragaje ko uyu munsi hakomeje kubaho imitwe yo hanze ndetse n'iyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guteza umutekano muke. Avuga ko iyo mitwe ifite ihuriye na FDLR y'ubwayo ikomeje kuba ikibazo muri aka karere, cyane ko kuva mu 2003 ngo hamaze gufatwa imyanzuro isaga 20 igamije kurandura uyu mutwe. Yavuze ko uyu munsi FDLR ikomeje kwinjiza abarwanyi bashya ikabatoza, ari nako inakomeza gukora ubwicanyi ndengakamere bugamije kurimbura ubwoko. Hejuru y'ibyo ngo ikiturwa kwihuza n'ingabo za FARDC, kandi ibyo byose ngo bikabera mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ari nabyo bikomeje guteza umutekano muke mu karere. Ambassadeur Kayinamura yagaragaje kandi ko isi yose igomba kwamagana imvugo z'urwango zibasira by'umwihariko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasabye akanama ka Loni gushyigikira gahunda zigamije gushaka amahoro y'akarere, ndetse ashimangira ko u Rwanda ngo rwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu guhindura akarere k'ibiyaga binini akamahoro kandi kazira imitwe yitwaje intwaro ibi ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu mutwe wa FDLR wongeye gukomozwaho kandi n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Bwana Masad Boulos, kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 ubwo yaganiraga n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ku butumwa yaravuyemo mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Boulos muri byinshi yavuze yanagaragaje ko umutwe wa FDLR ngo ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurwa mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi FDLR ubundi yavutse ivahe, yaje kuba ikibazo ku mutekano w'u Rwanda ite? Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku ntambwe za mbere zo kuvuga ko uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Kongo wahamijwe ibyaha by'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Tubahaye ikaze. Byose byatangiranye n'intsinzi y'ingabo za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na Perezida Paul Kagame zitsinda Leta y'u Rwanda n'ingabo zayo, interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDR. Kuva ku itariki ya 15 y'ukwa karindwi mu 1994 ubwo ingabo za RPF Inkotanyi zafataga umujyi wa Ruhengeri, abaturage benshi mu nkubiri ya Leta y'abatabazi batangiye guhunga ku bwinshi bambuka umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Nyuma y'iminsi 2 ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa karindwi mu 1994 umujyi wa Gisenyi nawo warafashwe, bituma abaturage benshi barimo n'abari batwaye bugwate na Leta y'abatabazi bahunga, ndetse na guverinoma y'abatabazi ubwayo yose yarahunze irangajwe imbere na Perezida Theodore Sindikubwabo. Bahunze bari mu mutaka cyangwa se bafashijwe n'ingabo z'Ubufaransa zari muri Operation Turquoise, zabafashije byose kugera bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imipaka ya Rubavu na Rusizi baciyeho berekeza mu mijyi ya Goma na Bukavu n'ibice biwegereye, ndetse n'ikivunge kinini cy'abantu barimo bambuka imipaka bagana muri Zaire yategekwaga na Marshal Mobutu. Izi mpunzi zikigera muri Zaire, guverinoma y'abatabazi yakomeje kuyobora, ndetse n'igisirikare kikomeza gukora imyitozo kigahabwa ubufasha n'ingabo z'Ubufaransa. Mu gitabo cy'umwanditsi, umunyamateka akaba n'impuguke ku mateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi, Dr Jean Damascene Bizimana, igitabo yise Inzira ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yagarutse byihariye ku buryo iyi Leta yakoze jenoside yisuganirije muri Kongo. Ubundi Leta y'abatabazi, ingabo zahoze ari za FARC, interahamwe, impuzamugambi ndetse n'abandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahunze bagana mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe.
bagenda batwaye abaturage basaga miliyoni 2 babwirwa ko nibaguma mu Rwanda bari bwicwe n'inkotanyi. Mu mibare umwanditsi Andrew Wells yagarutseho mu gitabo cye Stepped in Blood nawe yakuye muri raporo zitandukanye z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi, yagaragaje ko icyo gihe abaturage 850 bari barahungiye muri Kivu y'Amajyaruguru, abagera ku 332 barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo, 577 barahungiye mu burengerazuba bwa Tanzania, n'abandi 270 bahungiye mu majyaruguru y'u Burundi. Abahungiye muri Zaire ari nabo benshi bahunze mu nzira yari ikikijwe n'ingabo z'Abafaransa zabahungishije zikabageza i Goma na Bukavu. Maze ako kanya Marshal Mobutu warushyigikiye guverinoma y'abatabazi yahise yemera ko izo mpunzi zirimo abaturage n'abasirikari ndetse n'interahamwe n'impuzamugambi zihabwa ubuhungiro muri Kongo, ndetse azakirana n'ibyo zari zifite byose byarimo intwaro n'imitungo myinshi bari bahungamye. Ibi byafashwe nko kurengera no kwica amategeko mpuzamahanga, kubera ko abahoze ari abasirikare ba FARC bajyanye intwaro zabo mu nkambi bari kumwe n'abasivile. Ariko ibitwaro binini byarimo n'ibimodoka by'intambara bishyirwa ahantu hihariye na leta ya Kongo. Iki cyo kwemerera abasirikare kujyana imbunda zabo mu nkambi kibajijweho na benshi, ku buryo Honoré Nganda wari umujyanama wa Mobutu akaba yarigeze kuba minisitiri w'ingabo ndetse n'umuyobozi w'inzego z'ubutasi ku butegetsi bwa Mobutu, byaramwumije bitavugwa kubona abasivile bavangwa n'abasirikare mu nkambi. Gusa ibi ntabwo byakozwe mu kwibeshya, kubera ko icyo Perezida Mobutu yarakoze yarakizi neza, kubera ko mu buryo bwumvikana yari yemeye ko abasirikare bakomeza imyitozo bakongera bagategura intambara bakagaruka kurwana na RPA inkotanyi yari imaze kubatsinda. Ngiyo ni imibare Abafaransa bari bafite mu gihe bahungishaga miliyoni z'abaturage b'u Rwanda. Muri Kongo inkambi zarimo abanyarwanda zahise zihinduka nk'igihugu cyari mu kindi, kubera ko noneho hahise hajyaho guverinoma yayoboraga izo mpunzi, noneho hanajyaho ingabo zari zigabanije mu byiciro bitandukanye, ndetse zari zifite n'ubuyobozi buhamye, ku buryo amabwiriza yatangwaga mu buryo bwuzuye kandi akagera ku basirikare bose bo hasi. Ibi byatumye rero bisa naho nta cyari gihindutse mu bijyanye n'ubutegetsi, ahubwo cyari cyahindutse wenda kwari uko batari bakiri mu Rwanda, ahubwo bari ku butaka bwa Kongo. Nk'ubwo hahise hashyirwaho guverinoma yagombaga gukomeza kuyobora izo mpunzi aho muri Kongo. Iyi yamenyekanye ku izina rya guverinoma yo mu buhungiro. Bisa naho igihugu cyari kimukiye mu kindi muri ibyo bihe. Perezida muri iyo guverinoma yari Dr Sindikubwabo Theodore, n'undi wari umaze kuva mu Rwanda ari perezida wa leta y'abatabazi. Uyu ndetse yari Bukavu ahitwa Kashusha, ni naho hari ibiro bikuru by'iyi guverinoma ndetse na etat major y'ingabo. Uyu perezida wa repubulika n'ubundi inshingano ze kwari ukuyobora ibikorwa byose by'impunzi muri Kongo, ndetse no gushaka ubushobozi bwagombaga gukoreshwa mu bikorwa byagombaga gukorerwa mu nkambi. Byari byiganjemo ibyo gutegura intambara ya gicengezi n'ibindi bikorwa byo kubuza amahoro ubutegetsi bwa RPF inkotanyi bwari bumaze gufata u Rwanda. Uyu perezida Sindikubwabo yanakomeje imikoranire bya hafi na leta ya Mobutu i Kinshasa ndetse n'iya Mitterrand i Paris, mu buryo bwo gukomeza gutegura intambara ngo yagombaga kumusubiza i Kigali, akongera akajya ku butegetsi, akanakomeza umugambi wa jenoside yari yarateshejwe n'ingabo za RPA inkotanyi. Ndetse kandi Sindikubwabo yakomeje guhagararira ibikorwa byo gukusanya amafaranga menshi yagombaga kuva mu mpunzi zari mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko iby'Uburayi na Amerika. Uyu perezida Sindikubwabo kandi yakomeje gukoranira bya hafi n'abandi bategetsi bo muri Afurika yo hagati, aho yabasabaga ubufasha we nabo yari ayoboye kugira ngo bongere batangize intambara ku Rwanda. Nk'ubwo bamwe mu bashakashatsi bagaragaje ko amafaranga agera ku 600 by'amadolari y'abanyamerika ngo yakoreshejwe n'umugore wa Sindikubwabo, Madame Bampire Diana, yerekeza muri Centrafrica. Mu buryo budasubirwaho, uyu mugore wa Sindikubwabo ngo nta kindi yari agiye gukora muri Centrafrica kitari ugushaka ubufasha ku butegetsi bwaho muri ibyo bihe byo gushaka gutangiza intambara ku Rwanda. Ndetse kandi nk'abandi ba perezida bose mu isi, Perezida Sindikubwabo ngo yaracungirwaga umutekano, kubera ko wari ushinzwe umutekano we yari Major Mageza Desire. N'ubundi uyu Major Mageza niwe wahoze ari chef wa protocole ya Perezida Habyarimana. Undi wari muri iyi guverinoma yari minisitiri w'intebe n'ubundi nk'uko byari muri leta y'abatabazi yari Jean Kambanda. Uyu nawe yari afite abashinzwe umutekano we mu nkambi, kubera ko abasirikare barindaga Kambanda bari bakuriwe n'uwitwaga Kapitene Bikweno Pierre Celestin. Abandi bari muri iyi guverinoma n'ubundi wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari Jerome Clement Bicamumpaka.
nanone kandi uyu bica mu mpaka ni nawe wayoboraga iyi ministeri no muri guverinoma y'abatabazi. Undi wari muri iyi guverinoma ni Colonel Gasake Atanaze wari minisitiri w'ingabo, wari minisitiri w'ibikorwa remezo yabaye haba menshi Innocent. Ibikorwa remezo muri leta iri mu buhungiro ntabwo byasobanutse neza kuri benshi, ndetse muri iyi guverinoma wari minisitiri w'imibereho myiza yari Kalimanzira Calixte, wari minisitiri w'ubutabera yari Maître Bonampeka Stanislas, wabaye minisitiri w'itangazamakuru yagizwe Karinganire Joseph, wari minisitiri w'urubyiruko muri iyo guverinoma yari Kayogora Frederic. Ukibona iyi guverinoma ubona bisa naho bisekeje kubona abantu b'impunzi bahunze bamaze gukora jenoside bashyiraho guverinoma bari no mu nkambi ziri mu bihugu by'amahanga. Ariko nubwo byagaragaraga nk'ibisekeje, nanone ku rundi ruhande bigaragaza uburyo ingengabitekerezo ya jenoside yari ikiri mu mitwe yabo, ku buryo bifuzaga gukomeza imigambi yo gutsemba abatutsi. Icyatumaga ibi byose babikora kwari ukugira ngo bagaruke mu Rwanda gukomeza umugambi wabo wa jenoside bari barateshejwe na RPA. Kandi inzego zo hasi nka za komine nazo zarakomeje zirakora mu buhungiro. Mu nkambi wasangaga nka burugumesitiri wa komine Muyira yari mu cyahoze ari perefegitura ya Butare cyangwa se indi yari yo yose mu gihugu akomeza gukora areberera abaturage be. Kandi byo gushyiraho inzego z'ubutegetsi ntabwo byarangiranye no gushyiraho inzego za politike gusa, kubera ko hanashyizweho ibijyanye n'inzego za gisirikare. Mukanya ko bivugagaho ko muri guverinoma hari hashyizweho ministeri y'ingabo. Impamvu uyu mwanya washyizweho nuko nyine hari ingabo. Ingabo zavugwaga ahangaha ni zari zigizwe n'abahoze mu gisirikare cya FARC ndetse n'abahoze baba muri gendarmerie, ndetse kandi hashyizweho intara z'ingabo cyangwa se division ingabo zibarizwamo, bikorohera abayobozi bazo mu kuziha amabwiriza kandi agakurikizwa. Minisitiri w'ingabo yari Colonel Atanaze Gasake, wari wungirijwe na Lieutenant Colonel Baranyeretse Aloys, wari unashinzwe ibirebana n'imirimo, imari n'amategeko. Undi muyobozi wari munsi y'aba ngaba yari Colonel Theoneste Bagosora, wari ushinzwe ibyerekeye politike n'ububanyi n'amahanga. Iyi mirimo Bagosora yakomeje kuyikora kugeza igihe yafatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 1996 ubwo yari Yaounde muri Cameroon. Noneho mu buryo bwa gisirikare bwuzuye, umugaba mukuru w'ingabo yagizwe General Major Bizimungu Augustin. Uyu kandi ni nawe wayoboraga ingabo za FARC mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu General Bizimungu yari yungirijwe na General de Brigade Kabirigi Gratien, we yabaga i Bukavu akanayobora intara ya gisirikare cyangwa se division ya Bukavu. Ingabo zahoze ari za FARC mu buhungiro zari zigizwe n'inzego enye z'ubuyobozi bukuru, zarimo G1 yayoborwaga na Colonel Murasampongo Joseph, akungirizwa na Lieutenant Colonel Nubaha Laurent. G2 yayoborwaga na Lieutenant Colonel Bahufite Juvenal, akungirizwa na Major Hategekimana Venant. Abandi bari bungirije abangaba muri G2 bari Major Nzabonimpa Joseph na Major Bizimana André. Abandi bari muri departement ya G2 bari Major Neretse Emmanuel, wari ushinzwe iperereza muri Afrika y'Uburasirazuba, ndetse na Major Twambaze Aloys, wari ushinzwe iperereza mu Bubiligi. G3 yari iyobowe na Lieutenant Colonel Sebahire Antoine, akungirizwa na Major Nkirikina Faustin. G4 yari iyobowe na Lieutenant Colonel Rwamanywa Augustin, wari uyobowe na Major Tereraho Cyprien. Icungamari ryari rishinzwe Kapitene Nyiramujyambere Immaculée, wahoze anakora ku kazi mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga. Intara ya gisirikare cyangwa se division ya Bukavu nayo yari ifite ubuyobozi bw'ingabo, twabivuzeho mu kanya ko yayoborwaga na General de Brigade Kabirigi Gratien, akungirizwa n'abandi bayobozi barimo Colonel Ntibirangabo Aloys na Lieutenant Colonel Ndahimana Jean-Marie Vianney. Kandi iyi ntara ya gisirikare cyangwa se division ya Bukavu yari igizwe na brigade eshatu zikorana n'indi imwe y'abareserviste, ni ukuvuga inkeragutabara, n'indi yari ishinzwe kwakira abasirikare bashya. Kandi muri iyi ntara ya gisirikare ya Bukavu wayoboraga G1 yari Major Kanyamibwa Felicien, wayoboraga G2 na G3 yari Lieutenant Colonel Ruhorahoza Jean Bosco. G4 ikayoborwa na Major Nyampame Evariste, wari ushinzwe ubuhuzabikorwa. Service y'ubuzima yayoborwaga na Lieutenant Colonel Dr Mugemanyi Frodoir. Brigade yari ifite service yo kwakira abasirikare bashya yabaga mu nkambi ya Panzi,
ikayoborwa na majoro Kankwanzi Route na Karugahe François Xavier, bakungirizwa na kapitene Nyirarwimo Colette na lieutenant colonel Mukamusonera Esperance woza ari comptable wa gendarmerie y'igihugu. Ubuyobozi bw'imirimo bwabagamo abasuriye na 13 barimo abagore batatu aribo suriye tuna Bukakinanira Jeanne d'Arc, Nyiransabimana Claudine na Nyirasafari Serafine. Iyi division ya Bukavu yanagiraga service ishinzwe imyitozo yakorwaga ku bantu bakinjira mu ngabo, yakoreraga mu nkambi ya Bulonge, ikayorwa na lieutenant colonel Gasarabwe Edouard. Uretse izi service z'ingenzi, division ya Bukavu yari igizwe na brigade enye. Brigade ya mbere yitwaga brigade ya 12 yari iyobowe na lieutenant colonel Gasarabwe Edouard, akungirizwa na major Sebahizi Sylvestre. Brigade ya kabiri yitwaga brigade ya 13 yayoborwaga na major Nzuwonemeye François Xavier, akungirizwa na major Kalisa Victor. Brigade ya gatatu yitwaga brigade ya 14 yayoborwaga na major Ntuyahaga Bernard, akungirizwa na major Munyarugerero Vincent. Brigade ya kane yari ishinzwe kwigisha abareserviste no kwigisha abasirikare bashya, yayoborwaga na lieutenant colonel Munyarugarama Fenias, yungirijwe na lieutenant colonel Nteziryayo Alphonse na kapitene Mubirigi. Kandi intara ya gisirikare ya Bukavu yari ifite abapadiri bayishinzwe, barimo Padiri Kabarira Martin, Hategekimana Antoine, Sebahindi Anaclet, Mubirigi Stanislas na Emmanuel Munyakazi. Aba bapadiri bose bari abantu b'intagondwa kandi babaheza nguni, bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse bamwe muri bo banashinzwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, barimo Kabarira na Sebahindi. Intara ya gisirikare cyangwa se division ya Goma yari ifite brigade 5 zikorana n'indi imwe yari ishinzwe abareserviste. Iyi division yayoborwaga na Colonel Renzaho Tarsise, akungirizwa na lieutenant colonel Nkundiye Leonard. Aha muri iyi division G1 yayoborwaga na major Kagara Theophile, G2 ikayoborwa na major Hakizimana André, akungizwa na major Mugiraneza Alphonse, ndetse na lieutenant colonel Bizumuremyi Anastase wari ushinzwe ibijyanye n'ubutasi. G3 yari iyobowe na major pilote Haguma Pierre Celestin, ndetse na G4 yari iyobowe na major Ngira Pierre. Kandi iyi division yari ifite abandi bayobozi batandukanye, barimo kapitene Ntibakunze Gaspard wari umunyamabanga wihariye w'umugaba mukuru w'ingabo General Major Augustin Bizimungu. Kandi hari Colonel Musonera Vena wari ushinzwe ibijyanye na politike, hari Colonel Kanyamanza André wari ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, Major Neretse Emmanuel wari ushinzwe ibijyanye no kwakira abantu, hari Lieutenant Colonel Setako Ephraim wari ushinzwe amategeko, ndetse na kapitene Engineer Rutakamize Gregoire wari ushinzwe ibijyanye n'itumanaho. Aha muri iyi ntara ya gisirikare ya Goma, service y'ubuzima yari iyobowe na Lieutenant Colonel Baransaritse Laurent. Umupadiri wari ushinzwe iyobokamana muri iyi division ya gisirikare ya Goma yari Padiri Placide Dushimirimana. Ndetse kandi brigade zari ziyobowe mu buryo bukurikira. Hari brigade 5 twabivuzeho mu kanya. Hari brigade ya mbere yitwaga brigade ya 21 yayoborwaga na Lieutenant Colonel Kanyandekwe Emmanuel, akungirizwa na Major Mudacumura Sylvestre. Brigade ya kabiri yitwaga brigade ya 22 yayoborwaga na Major Bizabarimana Laurent, yungirijwe na Major Budura Augustin. Brigade ya gatatu yitwaga brigade ya 23 yayoborwaga na Major Bararwerekana Joel, akungirizwa na Major Nzabonimpa Joseph. Muri brigade ya 23 ni naho habarizwaga batayo ya gatatu yitwaga BN Yankee, yari ishinzwe ibikorwa by'ubucengezi n'iperereza mu Rwanda, hagamijwe kwica abantu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ngo bahatera umutekano muke. Brigade ya kane yitwaga brigade ya 24 yari iyobowe na Lieutenant Colonel Rwarakabije Paul, yungirijwe na Major Turikunkiko David Emile. Brigade ya gatanu yayoborwaga na Major Iyamuremye Gaston, akungirizwa na Major Ruhigira Joseph Désiré. Noneho batayo yari ishinzwe abareserviste ndetse no kwigisha abasirikare bashya, yayoborwaga na Lieutenant Colonel Hakizimana Stanislas, akungirizwa na Major Uwimana François Xavier, Ntizihabose Aroni, Turikunkiko David Emile na kapitene Barinda Juvenal. Kandi ntabwo ingabo za FAR zakomeje kwisuganya zari mu nkambi zo muri Kongo gusa, kubera ko no mu nkambi zari muri Tanzania naho hari ibikorwa byo kwisuganya kw'ingabo zari zarahungiye. Mu nkambi ya Benako hari batayo yari kuriwe na Major Mutsinzi François Xavier, akungirizwa na kapitene Kazabavo Prudence. Ndetse kandi aha muri Benako hari uwitwa Lieutenant Colonel Sebahire Antoine wari ushinzwe imirimo y'ubuhuza hagati ya Tanzania na brigade zari Goma ni Bukavu.
uko aya mazina yose nyasomye Dr Bizimana Jean Damascene yayagarutseho mu gitabo cye Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yashyize hanze mu 2014. Izi nzego rero zaba iza leta mu buryo bwa politike ndetse n'igisirikare tugarutseho mu buryo zari ziteye n'uburyo zayoborwaga, nta kindi zari zigamije atari umugambi wo kugaruka ku butegetsi mu Rwanda no kurangiza umugambi wa jenoside. Amazina menshi muri aya nayo abagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse banagejejwe imbere y'ubutabera ku bwinshi. Kandi izi nzego zashyizweho ndetse mu minsi ya mbere zirakora, zinabona amafaranga y'ubufasha bahabwaga na leta ya Paris ndetse na Kinshasa, wongeyeho nandi yabaga avuye mu bandi banyarwanda bari barahungiye mu bindi bihugu by'amahanga byo mu Bufaransa n'Ububiligi, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone umuherwe Kabuga Felicien nawe yatangaga amafaranga menshi muri iyi mishinga yo kongera gutangiza intambara. Ndetse kandi naha mu nkambi abaturage bakanguriwe gutanga amafaranga yo gufasha ingabo ngo zagombaga kongera gutangiza intambara, aho nibura mu nkambi buri muntu mukuru wese ugejeje imyaka y'ubukure yabaga agomba gutanga 50,000 by'amafaranga y'amazayirwa, maze uyu musanzu ukandikwa mu gitabo cyitwaga igitabo cy'ubugingo. Ndetse ibingibi byakorwaga byo gushakisha amafaranga byakorwaga mu buryo bwa mobilisation yari yuzuyemo ingengabitekerezo ya jenoside, kubera ko iyo bakanguriraga abaturage gutanga amafaranga babwiraga ko arayo gutangiza intambara izajya mu Rwanda bakongera bakabona ubutaka bwabo. Rero muri ubu bukangurambaga abayobozi babwiraga abaturage bati tuzica abatutsi n'abahutu bari mu Rwanda maze twibyarira abana b'abahutu batavangiye. Aya ni amagambo yakoreshwaga mu kugaragaza intego n'impamvu y'intambara bagombaga gutangira umusanzu. Ndetse kandi mu gutanga aya mafaranga byakorwaga mu ibanga rikomeye, kubera ko uwayakiraga yandikagaho ko arayo gufasha imfubyi mu rwego rwo guhisha icyo yabaga agiye gukoreshwa. Ndetse kandi uwayatangaga yahabwaga karesi kagaragazaga ko yayatanze. Nk'uko umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi Charles Habonimana yabigarutseho mu bushakashatsi bwihariye yakoze ku buzima bwa Perezida Theodore Sindikubwabo n'uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi, yanditse ko mu nkambi abayobozi babwiraga abaturage ko bagomba kubika utwo dupapuro ngo kugeza igihe bazagaruka mu Rwanda bakajya batwereka abayobozi mu gihe bafashe igihugu, maze bagahabwa za serivisi zitandukanye. Icyo babaga bashaka kuvuga nuko nyuma yo gutsinda intambara buri wese azabaho ariko bishingiye ku byo yatanze ngo intambara irwanwe. Rero ibi byatumaga abaturage biva inyuma bakayatanga ku bwinshi. Ariko nanone ibi babwirwaga ntigigeze biba, kubera ko mu gihe gito ababashishikarizaga abaturage bahise batangira urugendo rurerure rwo kwihisha, kubera ko ubutabera mpuzamahanga buciye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda bwatangiye kubahiga kugira ngo babazwe uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi, maze abaturage babeshywe ko bazongera kugarurwa mu Rwanda basigara bonyine kugeza ubwo leta y'u Rwanda yafataga icyemezo cyo kujya kubacyura. Ibi bikorwa kandi byo mu nkambi z'impunzi byakozwe n'abari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nibyo byavuyemo gushinga amashyaka nka RDR yateguye akanashyira mu bikorwa imigambi ikomeye cyane yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Kandi ibisigazwa by'izi politike byo mu nkambi za Mugunga, Buronge, Kashusha, Panzi n'ahandi hatandukanye nibyo bigikoreshwa n'abapfobya ndetse bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe. Nuko nguko rero inzego z'ubutegetsi n'iza gisirikare zari ziteye mu nkambi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire. Izi nazo zashyize mu bikorwa bimwe mu bikorwa bya mbere byo gutoza ingabo zagombaga kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse ziyobora ibikorwa byo gutsemba abatutsi b'abanyekongo mu kubirukana mu gihugu cyabo. Gusa isi yashyizeho urukiko mpuzamahanga, bamwe barahunga batatanira mu bihugu bitandukanye bihisha ubutabera, abandi barafatwa bajyanwa Arusha, abandi bagwa mu bitero bagabye mu Rwanda, abandi batsindwa intambara barwanye n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda birwanagaho, abandi bakiriho bari muri FDLR. Gushyiraho izi nzego z'ubutegetsi n'iza gisirikare nibyo byavuyemo gushinga amashyaka, imitwe itandukanye y'abarwanyi kugera kuri FDLR y'uyu munsi.
Mu bindi biganiro byacu tuzavuga ku kindi gice ariko noneho kibanda neza ku ivuka ry'umutwe wa FDLR.